Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. Uyu munsi tugiye kureba gold. Ni iki twakitega kuri gold uno munsi? Ni izihe opportunities dushobora kubona? Mbere y'uko dutangira, reka mbanze mbibutse ko mfite free webinar kuri 22 na 23 z'ukwa kabiri, izaba ari online. Ubu hari abamaze kwiyandikisha, abatariyandikisha mugire vuba kuko deadline ni kuwa kabiri, nyuma yo kuwa kabiri nta yindi application tuzaba turi gufata. So ejo Sunday dukora analysis zacu market muri daily time frame na 4 hours, twabonaga ko iri bullish, gusa wareba kuri 1 hour ukabona ko hari some pullback cyangwa se some correction. Nari nababwiye ko market itari reverse, itagiye kurivasinga kuba mwabona ino down trend, ahubwo ari some technical correction. Dukora analysis market yacu yari iri muri range, nubwo nari nababwiye ko ino range ari ntoya, gusa yari iri muri no range. Nabahaye opportunity ko plan yacu ari uko twategereza iga closing above, ikaba ya breaking above, iga closing above kugira ngo ubone kujya for buy. Gusa ndari nababwiye ko biri some risky, kuko uje ukareba ngaha harimo kama ino support, nawe waza ukabona karindi. Nari nababwiye ko aba beginner cyangwa se utaramenyera trading ya waiting ko iza breaking closing above here, ikaza igakora retest, ukabona gutaking a buy out. So I think ko hari abayifashe, gusa byabaye mu gitondo kare. To be honest, njye ntabwo nari nkanuye, gusa yari setup nziza. Uje ukareba kuri 15 minutes, impamvu mvuze ko yari nziza, uje ukareba ino kando ya breakings out iga closing above, ntago yari kuba entry yacu. Urebye icya mbere nta weak fit, nta bottom weak fit, nk'iyi kando yindi ntago yabashije guflipinga ngo i-breaking highs iyi bullish kando cyangwa se iyi green kando, which means ko ntago yari yujuje criteria tugenderaho dutaking a trade. Ahubwo uje ukareba yagarutse inside this range, indi kando yabashije ku breaking out, ya breakinze itari nini cyane nk'iyi ngiyi. Iyi nini cyane no gushyiraho stop loss byari kugorana, kandi yari inafite bottom week na upper week zose yari zifite. Next candle yaraje creating a week, imaze creating a week flipinze, niyo yari kwitiba entry yacu. Izo ziri muri criteria tugenderaho taking a trade, nibyo tuziga muri webinar yacu. So twari kwita taking a trade yacu, sibye ko byabaye kare cyane, umuntu atarakanuye. Stop loss yacu ikaba below this week cyangwa se entry yacu kando twinjiriyeho, niho stop loss tuyishyira. So tutagitinga next support, next resistance nk'ibisanzwe. Yari trade nziza kuko harimo 1200 pips, which is so good. Reka turindire turebe next opportunities abatabonye iriya trade, turebe n'iki uno munsi twategereza ku batabashije kubona iriya trade. Kamere muri weekly time frame, uko mubibona market yacu iri very bullish, aho kando y'uyu munsi yopeninze iga creating a week yarangiza iga flipping up. Hari high chance ko yaza gufiringa ino week yose ya last week, so which means ko tugomba kwitegura upside kuri gold. So duhereye kuri daily time frame, urabona ko yabaye rejected, aho kando ya Friday ya closing. Reka tuhite dushyiraho line yacu byerekana ko hari daily support cyangwa se support kuri daily time frame. Dushyireho green box byerekana ko market iramutse yagera yakora reaction igasubira muri buying side, kuko ino support yacu urebye iri strong. Ukuje ukareba ino green y'uyu munsi yabaye rejected, Friday yabaye rejected, ino kando yindi yabaye rejected yo kuwa kabiri n'iyo kuwa gatatu. So means ko iri very strong. Twabonye ko iyo yabaye rejected byibuze inshuro 3 iba ari strong. So nawe ukabona ko
hari strong resistance, kadushyireho resistance yacu. Nk'ibisanzwe dushyireho highs na lows za current candle. Icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi iherereye. So kuri daily time frame kumva indi support twashyiraho ni iyi, gusa ziri enough ziriya. Ubundi tujye muri 4 hours turebe ko byifashe bite. So muri 4 hours urabona ko yabaye rejected, hahandi twabonaga ko hari strong support. Urabona ko no kuri 4 hours iri strong. So kumva kuri 4 hours twaka adjusting no resistance yacu, wenda naho tukaza tugashyiramo indi, ubundi tugahita twigira muri 1 hour tukareba uko byifashe. Kuko support twaciye kuri daily time frame ziri very valid, nizo twakabaye duca no kuri daily kuri 4 hours. Gusa ahubwo reka tujye muri 1 hour turebe hose niziye twabona twashyira. So kuri 1 hour I think ko izo twaciye zirahagije, ahubwo reka twa adjusting iyi. Ubundi tujye muri 30 minutes turebe nizo opportunities dufite cyangwa se dushobora kubona ku batabashije gutekingira trade. So kuri 30 minutes uko mubibona market yacu twavuga ko iri muri no range cyangwa se muri no zone yacu. Icyo tugomba gutegereza ni uko market ya breaking ino resistance yacu iga closing above, ikamanuka for test, ikabona gukomeza hejuru. Niyo opportunities dufite, cyangwa se ikaba yamanuka nta hasi, kuko urabona ko izi candle ziri very clean. Hari high chance ko yamanuka. Uramutse ubonye somewhere creating support, watekinga buy yawe ugatargetinga ino highs yindi. Niyo opportunities numva twakitega ubu ngubu, kuko urebye izi clean candles hari high chance ko market yazi ikamanuka iga creating a weak support, ikabona gukomeza hejuru. Support always murababwira ko iba created mu gihe market iri muri uptrend cyangwa se iri kujya hejuru ikamanuka, hakahita habonekamo indi candle ifunga iri hamwe cyangwa se bullish engulfing. So kambaye nk'urugero gatoya hano muri bubyumve, urabona ko hano market yari iri ku trending up, imanuka gatoya, hahita habonekamo ino bullish candle. So hamaze kuboneka ino mo bullish candle, twari kurindira ko ino candle yindi creating a week, imaze guflipping up, twari kuhita dutekinga trade yacu tugatekinga ino highs yabaye created. So ni henshi ino setup wayibona, reba nanga irahari. Market yacu iri muri uptrend, imanuka for correction, hahita habonekamo bullish candle iclosinga. Next candle rero imaze ku breaking highs iyi candle niyo ari kwitiba entry yacu, tugatekinga ino highs. Usibye ko ariyo yari yabaye created, gusa twari kuyiha chance ko ikomeza kujya hejuru. No setup wagenda uyibona ahantu henshi. Icyo usabwa ni experience muri market, nta kindi, no gushyiramo imbaraga. So twumva ari ibyo ngibyo twakitega kuri gold uno munsi, ahubwo reka dutegereze turebe ni izihe opportunities turi bubone. No gutegereza tukamenya decision takinga. Inagarutse ahangaha ukabona ibaye rejected kuri iyi support yacu, wa taking a buy yawe, kuko zino candle ziri clean cyangwa se market yabashaga gutrending. So means ko uramutse uyitekinze nta kibazo, yaba successful. So thank you so much. Ndikumva ari ibyo twakitega kuri gold uno munsi. Happy trading day.